mwana wowe si ubushobozi bwo kumutungura bufite yanda wanje aho mwana urayakiriye reba nk'urusatsi aba afite ukuntu ruba rumeze bwiza mwana uragiye umugira inama akajya no muri salo ahubwo se reka mbanze nkubaze uruga ni njyewe uri kwita imbwa ni wowe nyine rese hari uduhetse watunze wagaburiye mwana ku isimu yaranunze se cyangwa aramutunze urabyibuka ku bintu ku bibazo byashize ese ibyo ndi kubicurika uburyo wamwe yaramutunze mwana njye naramutunze ntago yanunze oya se watunze ndetse uruga utazatuma mutukira kuri live naragutunze mande waranunze wowe watunze nde wakicucu hama hamwe wowe ngo babyumve ko nagutunze reka mubwize kuri uruga baranarakubacugira ako reka mubwire nta cyana nzongera gutuma kinyihagarikira ku gashiti unyubanga ku buryo wahagarara ngo waranyubaye yajyanda ntukajya uvuga ibintu byo gukora imbere y'abantu ako baza wirebe mani urafata umuntu wakugiye mu maguru ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku cyumweru ukamwituma siko byo niba bikaze mwana uko murajya mu maguru y'undi mani uri imbwa wowe kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru ubwo rero ubugira ariko haga wagiye umugira inama akajya no muri salo imbwa se wibutse kwita umuntu imbwa uyu munsi ako se mumbwize ukuri none se ubwo ibyo bintu biri kuvayo by'imbwa mwana mani ni imbwa imoka wuwu ngaho nyumvira ako umuntu mwanya ako nyine cyakoza mu imana urizara ufite aho ukawisha mu ipantaro nkawe ukawisha mu ipantaro none se ubwo bizagenda ute ase mwana umuntu w'umujama mani umugore atunga mu nzu akamumenyera buri kimwe cyose ubundi ngo ngaba waranunze se wowe waranunze naragutunze mani ibyo ubimenya wowe nakujyanye muri salo nagukoreye buri kimwe cyose nibutse agako wakoraga sinzaboro bitaga ngo niba ari muri sodo ni sodo maryo wakoraga amafaranga 50,000 wakoraga niyo yanunze nakoreye se atari ukugira ngo utunge wabuze icyo nuko nzi ko yakoraga Cosmos mu kabari abagabo ubonetse wese arongora none se agaho ngaho kugira ngo ngeyo byagenze gute ntabwo ari ukugira ngo ngako kajama kanyu kagatindi ubonetse wese yarongoraga none ushaka kungereranya akosha aho ngaho amutindiwe wowe nta kintu uba uriho mani nta kintu uba uriho niyo mpamvu nta n'umugore uzabona wowe yakora uzatahira kujya upostinga upostinga abakobwa batanakwitayeho nta kindi kintu kuko nta mafaranga ufite nta mubebi wawe abakobwa bamukundamo iki bamukunda usibye buriya bugamba ajya kuvuga ngo ni speech akajya akabwejagura kuri TikTok ngo abakobwa baramukunda uyu mukobwa duhura naramufashaga wowe wamfashije iki ahubwo kari byagufashaga mani basakwe umva wowe ibona washyizeho ifoto wajya uza no kuri kamera tukakureba kusa n'umudayimoni naza kuri kamera yewe namusabye nambabarira oya ngiye ntabwo nza kuri kamera mani uwo mujama banza umubaza iyo ngegera y'umuhungu ngiye nahuye nayo nsa neza iragenda iransiza ngo yasaga neza ndakuraye uri kumva none uri aho ngaho uravuga wowe ngo ufite amafaranga ngo buri mukobwa wese wabo wibutse mwene wanyu bata mu nzu ngiye nkabahehera mani ngiye nkabashyira mu nzu nziza mani ngiye nta mwene wacu ngira nta mwene wacu ngira uri kumva nta mwene wacu navugisha ukuri uyu oruga mwene wacu we ari mwene wacu wowe uzi ku buryo wajya kuvuga ngo mwene wacu ngo yansize mu nzu bazakubeshye mani ngiye nari buri muntu barajya bamumyutinga akavuga kuko ndi kubona ufite umunwa muremure ndetse bamyutinga ariko mani ibaze bamyutinze oruga imbwa ikamoka aho ubera agacucu guta ufata umuntu w'umugabo mani wakugiye mu maguru ukajya kumutuka kuri umugabo ufite iki mani ko n'uriya mwana uri mu cyaro nta n'ikintu umumarira umuntu udashoboye no kohereza igihumbi umwana we uri mu cyaro nawe uhagarara aho ngaho uvuga uruga utazarengera kandi bisere naguhaye gasuku noneho ndarengereye jya kundega ndarengereye jya ry'imana mani utazabizira ibyo bigoro
icyo uzi ni ugukura ugakura telefone ugakura imibereho yewe ndakwiyamye pe oya mani kura amaboko mu mugore ubanga urugo ryawe ngaho ndakwiyamye umwana si umumariye icyo ukajya urega ugapostinga ngo my daughter nta n'igihumbi umuha ugiye gupostinga iki gikombe cyikanze kimwe kuba ari uwe ni kimwe no kuba ntacyo amumarira ni ikindi kugira umwana nta kintu umumarira se bimaze iki warangiza ukavuga ariko ngo nk'umujama wifata ngo agateriza ngasa n'ubushobozi bwo gutunga umwana wowe si ubushobozi bwo kumutunga urabufite yanda wanjye ageraho